guys, ngira ngo abantu mukunda kureba filime izo karitsiye murazizi neza cyane mu mafilime agiye atandukanye akinirwa hano mu Rwanda. Sasa rero naringeze kuri seti ya filime Inimba ya Ravi. Abantu mureba filime cyane ndabizi, kariya gapangu murakazi. So iyo niyo location ya mbere nyine twagombaga gukoreraho, twagombaga guhuriraho kuri seti ya filime Inimba ya Ravi, kugira ngo abantu benshi mumaze kuyimenya. Sasa rero aho ngaho niho hano twagombaga kuruhukira, gusa dufite n'indi location turi buze gukoreraho. Naringeze ku gipangu ndakomanga. Sasa rero maze gukomanga baranyingurira, mpita nsanga nazindutse, nsanga ni njye wa mbere uhageze. Ariko nyimara kuhagera hari undi mubyeyi witwa Mado. Abantu mureba Inimba ya Ravi muramuzi, uriya bamwita Mado, nawe yari ahageze. Ako kanya ahita hinjira uwo bita Mama Shema, umukameramani wa mbere. Sasa rero kuzinduka nanone biba byiza kubera ko buri muntu wese aza umufite kabisa muri kamera agusuza umuntu ngo bamwita Mama Shema, mbaza ati mwaramutse gihungu cyanjye, nanjye ati hehehe naramutse neza. Uwo mujene nawe ni umukameramani. Abo ngabo rero ni abakameramani bo kuri seti ya mbere, kuri location ya mbere. Urabona ko aho ngaho nari nafashe pause, hanyuma nza gukomeza. Abakinnyi bose bamaze kuhagera, akazi karimbanije, shoot already ho yari yanatangiye. Ngira ngo urabona ko aho ngaho bagiye gukinira hanze. Ngira ngo bamwe mu bakinnyi murababonye, harimo Okonko musanzwe mumuzi, uriya ni Mama Niyori hariya mu nguni. Sasa rero kuri location ya kabiri ari naho nagombaga gukinira, twase tujyeyo. Abakameramani bacu ngo bari badutegereje. Location ni iyo ngiyo, cyangwa muri kubona uw'agapira k'umweru ni Koko, muramuzi Korodina. Uw'agapira k'umuhondo bamwita Ganza. Sasa rero nanjye aho ngaho nari ndi kumanuka kugira ngo noneho mbereka abakinnyi bose ku murongo. Tugiye kugaruka mpite mbereka uwo muzi nka Mama Shema, wamubonye. Papa Shema nuwo narine nguriya kuri seti kabisa, ari akazi kare kataratangira, turi kuganira bisanzwe. Sasa rero Korodina mufana kubi aransetsa, turi no kuri seti aransetsa, bamwita Korodina, bamwubisa agapisa akavuga ati bimeze bite. Sasa rero twerekeze mu gikari aho abandi bakinnyi bari. Aho ngaho ni mu gikari nyine cy'iyo location. Rimwe na rimwe ngira ngo mujye muhabona mu Inimba ya Ravi, turimo turakinira aho ngaho. Rero abakameramani bantu bamaze gutera amakamera yabo, akazi kagiye gutangira. Ngira ngo uwo ni soundman na kameramani wa mbere, undi namuberetse hariya, uwo nguwo bamwita Ganza. Uriya wicaye ku ruhande nawe bakamwita Manzi, Dr. Manzi ubazi nka Yves Rwego. Sasa rero aho ngaho twari turi kwicara na mama wanjye, aho ngaho mbandikobwa ati ntabwo wabasha kumika wowe. Nawe ati njye naguheka mwana wanjye, njye naguheka ahubwo ivumbi rigatumuka. Amubwira ati ntabwo nkeneye kugurisha umukecuru w'abandi, nyine twimana ikintu twe twari tugiye gukina. Nije kumureba ngo tujye gukina, buriya ziriya kamera bari bazisetinze ngo njye nawe tujye gukina. Nje kumureba, tubanza gukubitaho akaburage kamwe, tuhita dukomeza tugenda tugana aho kamera ziri kugira ngo dukore shoot yatuje. Sasa rero ni gutyo tuba tuyisekera kabisa kuri seti, nta mutima mubi uhari. Nubwo ati rero mera neza, dukina ibyo dukina mwana, twaje mu kazi. Sasa rero ndagira ngo mubwire ngo ako ngako kari introduction, mureke tujyane muri shoot. Sasa rero aho ngaho nari nsohotse mu rugo, ngira ngo muri kumbona niteguye ndi kujya muri shoot. Nuko nguko nari nambaye, ndavuga ati reka mfate akavuroge gatoya kuva mu rugo kurinda ngera kuri seti. Aho ngaho ni mu rugo i Gasanze, njye nibiraho bita i Gasanze, abantu muhazi murahazi. Nari nambaye gutyo akabage, mba natwayemo imyenda yo kuza gukinisha, nako ngakariya mba nkafite mu kiganza, mba ndi kukabereka. Sasa rero mvuga ngo karitsiye n'izo ngizo, abantu bazi Gasanze ubwo murahazi, ni kuri sitasiyo. Kuko njye ncumukira muri uwo muhanda nkigira imbere ho gatoya, nkaba ndahageze. Ndavuga ati rero reka ntege uyu mumotari, uyu nguyu tayari aho ngaho mba namaze kwicara kuri moto, kuko buriya ngewe kuri moto ntabwo nyapfa kugorana pe. Iyo umumotari ansabye amafaranga mfite mpita nyamuhereza, ntabyo kujya kugorana ngo gukatura ngo gushaka undi.
ngira ngo uwo nkameye tugiye kujyana ahise ambwira amafaranga nateganyije mba ndayamuhaye turakomeza. Sasa rero aho ngaho ni Gasanze, umuhanda icyo gishanga cy'umuceri hariya hirya mubonye amazu niho mvuye, niho mu rugo. Aho ngaho nari nkomeje umuhanda nanjye ndi kwirya ku gaserivika hadanje mwabonye sindi kujya muri shuti. Izo karitsiye rero bazita Ibatsinda, abantu mutari muzi Batsinda, izo ni karitsiye za Batsinda aho bakunda kwita mu Kabuga. Aho ngaho niho bakunda kwita mu Kabuga. Mu Kabuga ngo mbumuyedi Batsinda ngo mbona madamu ko nabyo biranga. Hello mama. Iyi niyo Batsinda rero bavugaga, ngira ngo muri kwibona neza. Aho hose bahita mu Kabuga, ni mu isantere, ngira ngo muri kubona iterambere riba rihari ewana. Niho hantu nabonye haba abantu benshi, haba urujya n'uruza kabisa. Ibatsindaho ku bantu wahashinja ikindi, Batsinda haratuwe, haba imikorere, haba ubuzima bworoshye. Iyo ni gare y'Ibatsinda, imodoka ziba zihari kabisa zitegereje abagenzi. watuye Ibatsinda, watuye Gasanze, nta n'ahandi hantu watura. Aho ngaho rero nari mfashe umuhanda werekeza Kagugu, tayari sasa nari ngeze kuri sitasiyo ya Kagugu. Aho naho bahita Kagugu, ariko Kagugu aya masaha hakunze kuba hari ambutiyaje. Ngira ngo muri kubona abo bana bambaye utwenda tw'icyatsi n'umuhondo ndetse n'ubururu bagiye kwiga ku kigo cy'amashuri cya Kagugu. Aya masaha rero Kagugu haba hari ambutiyaje cyane cyane hano muri iri teranyirizo ry'imihanda. Uyu muhanda ndi kuvamo nuwerekeza Batsinda Gasanze, ugakomeza buri urenze za Gasanze wahita ugera Nyacyonga, wakomeza ujya za Gicumbi, wagaruka werekeza Nyabugogo no mu mujyi. Aho hose nyine unyuze muri uyu muhanda ndi guturukamo urahagera. Sasa rero uyu muhanda uzamuka hano ruguru aho ngaho werekeza za Gisozi, Gakingiro, Kinamba, werekeza mu mujyi, werekeza Nyabugogo. Uyu muhanda rero wundi ndi gucamo uyu nguyu w'ibumoso, iyo ukomeje gutya werekeza za Nyarutarama, Kibagabaga, Kimironko, ukomeza za Remera gutyo na Kanombe. Hanyuma rero ariko nubwo uyu muhanda ngewe ari wo nyuzemo, ntabwo ndi bukomeze nerekeza aho ngaho za Nyarutarama ndi kukubwira, ahubwo hano gato iburyo nuko ntarahageraho gato, hari umuhanda ndi buze gucomokeramo w'iburyo werekeza Tegisirwa, ukomeza za Kinamba, Nyabugogo mu mujyi, unakomeza cyangwa se ugakomeza ugaruka za Nyarutarama. Rero aho ngaho ni amasupamaketi ya za Kagugu, ntabwo muri kuhabona. Aho ngaho hirya y'iyo modoka ni mu kigo, mu gipangu cy'aho ngaho hariya hirya ni mu kigo cya Kagugu. Ni naho aho ngaho icyapa cya bisi za Kagugu ziba ziparitse cyangwa muri kuzibona aho ngaho. Ariko ikintu cyitwa ambutiyaje aba ari ambutiyaje pe, ambutiyaje aba ari ambutiyaje. Ngira ngo ikigo cya Kagugu murimo murakireba. Njyewe rero sasa ahantu ngiye gucomokera naho ngaho mubona iburyo, aho ngaho haparitse abamotari. Nkaba ngize ikintu cyitwa stress ya ambutiyaje. Uwo muhanda werekeza neza aho bita mu Kiyovu, buriya Kagugu nayo igira Kiyovu. Njyewe rero ni aha ngaha nagombaga kunyura. Uyu muhanda uramanuka ukagera ku muhanda wo kuri Tegisirwa. Iyo ukomeje iburyo ugiye za Kinamba no mu mujyi na Nyabugogo, wagaruka ibumoso ukaba ugiye ugaruka za Nyarutarama, aho ushobora guhurira n'uyu muhanda ntaye, ku buryo ukomeza Nyarutarama, Kibagabaga cyangwa Kimironko gutyo. Aha ngaha rero njye nari nimanukiye kugira ngo mbone uko nkomeza za Kinamba, kuko ahantu tugiye gushutingira ni i Nyamirambo. Tugiye muri shuti Nyamirambo. Uwo muhanda ngira ngo muri kuwubona nuwerekeza muri village Urugwiro. Uriya muhanda werekeza muri village Urugwiro. Village Urugwiro ngira ngo muri kuhabona harimo harubakwa cyane. Hakurya hariya ni mu mujyi. Aba banyeshuri bagiye kwiga ku kigo, bano banyeshuri muri kubona bagiye kwiga ku kigo cya TVET kiri hano hafi, ntari kwibuka ukuntu cyitwa. Iki ngiki mubona gikorotiriye, ntabwo ndi kwibuka ukuntu cyitwa neza, ntabwo mbyibuka. Ariko uyu muhanda n'ubundi urakomeza, tugiye kugera n'ubundi ku yandi marembo yerekeza muri village Urugwiro. Ngira ngo muri kuyabona ayo ngayo nayo yerekeza muri village Urugwiro, ku rugo rushya rwa Nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Sasa rero
uno muhanda n'ubundi dukomeje ni wa wundi ugiye kutugeza hehe kuri Itegisirwa, ku muhanda wa Itegisirwa, kugira ngo uwo muhanda muri kubona hariya ku ruhande uri gucomoka iburyo niwo tugiye kunyuramo twerekeza za Kinamba mu mujyi. Hanyuma niwo wuyu rero, naho haba hari ambutiyaje kubera imodoka zituruka Gisozi, izituruka mu mujyi na Nyabugogo n'izituruka hano ndi guturuka ziba zahahuriye mu gitondo, nyine abantu baba bari kujya mu kazi, ku buryo ko hano tuvugana twari saa 12 n'indi minota mikeya irengaho nyine haba hari ambutiyaje. Ngira ngo muri kubibona uwo muhanda uwo nguwo izo ngizo z'iburyo ziri gucomokamo baba baturutse mu Gisozi, ku buryo uwukomeje uwo muhanda uragenda ukakugeza ku Gisozi, ku buryo ukomeje ukazamuka ukagera kuri Fawe uhita ucurika ugaruka Kagugu, ukahita ufatira kuri wa muhanda n'ubundi narindiho muri za ambutiyaje, ugakomeza ujya Nyarutarama na za Kimironko, cyangwa se ukagaruka Batsinda Gasanze ukomeza na Nyacyonga. Ngira ngo muba muri kubyumva ahantu imihanda igenda ihurira nyine aho ngaho rero nari mfashe umuhanda wa Kinamba, kubera ko ngiye Nyamirambo, aho Inyamirambo ku Bisima ngomba kunyura hehe mu mujyi, niyo nzira ya hafi. Inzira ya hafi niyo mu mujyi, rero kugira ngere mu mujyi aho ngaho ni ku Kinamba nari ngeze, nagombaga kunyura aho bita ku Kinamba. Abantu benshi ku Kinamba aho murahazi, ngira ngo naho ngaho nyine murimo murahareba. Gazi ikintu nshaka kubabwira ni ukujya mbereke video yose, ese abakinnyi ba filime Impimba ya Ravi iyo bari kuri seti aribwo bakihagera akazi kataratangira biba bimeze bite, baba bari kuganira gute, nyine abenshi se uko tubabona muri filime nyine niko baba bameze no mu buzima busanzwe. Guys, muri iyi video niho byose mugiye kubirebera, wowe yirebe kugera ku muherezo kabisa, yirebe kugeza ku ndundo. Nyanga aho ngaho muri kubabona ni ku cyapa cyo ku Kinamba, cyapa cya bisi, dukomeza gutya twe dusa n'aberekeza hehe mu mujyi, kubera ko mu mujyi rero ariho ngomba kunyura, niyo nzira ya hafi. Ntabwo nari gukomeza indi mihanda nagiye nkatira. Aho ngaho rero nari namaze kwinjira ku muhanda werekeza hehe mu mujyi. Ngira ngo muri kuhabona ni ku kiraro cyo ku Kinamba cyerekeza ku Muhima. Aho ngaho ni ku kiraro, noneho uriya muhanda wo hasi ni umwe wa Puwaruru. Ukomeza gutya iburyo ujya Nyabugogo, cyangwa se ugakomeza ibumoso werekeza Kicukiro, werekeza za Kicukiro. Aho ngaho rero naho nabonaga hari ambutiyaje nkeya, naho haba hakunda kuba ubundi mu mihanda myinshi ya Kigali mu masaha mu gitondo abantu baba bari kujya mu kazi, haba hari ambutiyaje pe, mu gitondo haba hari ambutiyaje, ariko hano ntabwo yari ikabije cyane. Twase dukomeza turazamuka, ngira ngo uwo muhanda mubona ucomokamo w'ibumoso, uwo nguwo werekeza aho bita mu Kiyovu cy'Abakene. Uwo nguwo kabisa aho bita mu Kiyovu cy'Abakene, ngira ngo abenshi murahazi niko bahise ngo ni mu Kiyovu cy'Abakene. Sasa rero aho ngaho ni ku Badive ku Muhima, nerekeza hehe muri Feruje. Aho ngaho ni muri Feruje mwa bantu mwe, nta na rimwe nari nagera ahantu ngo Feruje zibure kumfata. Buri munsi ndi kuzamuka hano hantu Feruje ziramfata, ntabwo ndahagera. Nyine ikino cyerekezo kirimo kiragenda ku buryo hagera udahagaze. Aho ngaho rero nakatinzeho gatoya, ndabanza ndategereza, turahagarara. Tumaze guhagarara baba baratubikuye, ngira ngo muri kubibona ko twahise tuzamuka mu ba mbere. Moto yacu kabisa yari iya mbere, iri imbere nuko yari iturutse mu mujyi icomokera muri muze n'ubundi zitamufashe. Aho ngaho rero twari turi kwerekeza mu mujyi. Aha hantu buri muntu wese arahazi, umuntu wageze mu mujyi wa Kigali buri muntu wese arahazi, ngira ngo ntabwo ari ibyo kubeshya, buri muntu wese azi hano hantu, kuko hano hantu ni kuri wa muhanda nyine uturuka ku Muhima. Hano nturutse muri kuhabona muri traffic light, uzamuka werekeza kuri rompuwe. Kugira ngo aho ngaho mubona ndi kwerekeza ni kuri rompuwe, murahita muhabona mu kanya gatoya. Aho ngaho ni kuri rompuwe, ariko guys dukomezanye tugere kuri seti. Imihanda twayibonye, turi kugenda tuyimenya. Ikindi tugere no kuri seti tumenye ngo
wani biba byifashe gute. Uwo muhanda rero ukomeza werekeza muri Shike, cyangwa se njyewe nari ndi gukomeza kuko ahantu ngomba guhita nyura ni mu Kiyovu. Nubwo ngiye i Nyamirambo ku Bisima, ntabwo nahita mfata umuhanda werekeza i Nyamirambo, ntabwo ngiye guca kure, ahubwo urabona hano ni kuri rompuwe, tugiye kugenda tuyizengurukeho gatoya, kugira ngo muri kubibona, tuyizengurukeho gatoya tuhite tunyura hehe mu Kiyovu noneho cy'abakire. Twanyuze mu Kiyovu cy'abakene, tuhite tunyura mu Kiyovu cy'abakire, kugira ngo uwo muhanda ni wa wundi werekeza City Tower na quartier commercial ukomeza. Uyu nawo mfashe ni wa wundi werekeza mu Kiyovu cy'abakire. Iyi mihanda kabisa yo ibiri pose, ni imihanda ituwemo n'abakire, ni imihanda ibituje ewana. Wageze muri uyu muhanda urisanzura kabisa, ugatwara tu, urisanzura ugatwara wallahi. Sasa rero uyu muhanda ni uwo mu Kiyovu turimo turanyuramo. Benshi barawuzi, abanyakigali benshi barawuzi, usibye ko hari n'abandi banyakigali benshi batawuzi, abimukira cyane cyane muri Kigali. Uyu muhanda nyine ntabwo bawuzi, ariko mbibutse uyu muhanda ku bantu muzi i Nyamirambo mu Biryogo ku Musigiti, kari agahanda gacomoka kerekeza hehe ku Bisima. Aho ngaho ngira ngo ni kuri Banque Populaire mubona twari turi kunyura, nari ngeze kari agahanda gacomoka kerekeza ku Bisima. Iyo ugakomeje karaza n'ubundi kagahura n'uyu muhanda ubona ndimo. Niyo mpamvu uyu muhanda ari wo wa hafi mu kugera hehe ku Bisima. Uyu muhanda ni wo wa hafi, ni nawo nari nafashe wo kunyuramo. Sasa rero ngira ngo hano hantu abantu benshi murahazi tu. Ahangaha ni ahantu haba hazwi n'abantu benshi, kuva byonyine hitwa mu Kiyovu kandi Kiyovu cy'abakire, abenshi muba mwaragiye muhanyura kuko abenshi turatigita, abenshi nyine tuba duhiga twa duceri twinagwira n'iki ahangaha rero nari nkomeje urugendo still nerekeza i Nyamirambo hehe ku Bisima, nerekeza i Nyamirambo ku Bisima. Iyi ni imihanda ibituje, nta mbutiyaje, nta rusaku ewana. Uri kunyura muri uyu muhanda wahita wifuza ko imihanda ya Kigali yose ari uko nguko yaba imeze, kubera ko ewana nta bintu byo kubyigana n'ibinyabiziga, nta bintu by'amahoni, nta bintu by'urusaku rw'abantu benshi, wapi. Sasa rero twe twadepanshe turihuta cyane, kubera ko ahangaha ndakeka byari bimaze kuba nka saa moya n'igice gutyo, kuko shuti igomba gutangira sangahe saa 2. Shuti igomba gutangira saa 2. Ahangaha twe tumaze kuba gutyo nko mu saa moya n'igice, ariko mba nizeye ko n'ubundi still abantu nkuko ndi mu muhanda ndi kuza gutyo saa moya n'igice nerekeza kugera kuri set, n'abandi bose ndabizi abakinnyi bo mu Nimba ya Ravi tugira gahunda sha ewana, ntabwo tujye dukunda gukererwa shuti kabisa. Niyo mpamvu nizeye ko abenshi tuhita tubahurira, nkabanza nkabereka muvuma zabo, nkabereka wokwani kuri bo, mukareba mu buzima busanzwe abakinnyi bo mu Nimba ya Ravi nyine baba bari kuganira bati. Sasa rero aho hafi neza hafi aho ngaho kabisa niho ndi kwerekeza, hafi aho ngaho ndi hafi ya ngira ngo abazi aho ngaho murahazi, abantu bazi ku Bisima neza, kuko tayari aho ngaho nageze ku Bisima. Aho bakunda kwita ku Bisima, Hollywood yo mu Rwanda. Izo karitsiye abantu bazizi ngira ngo murazizi. Kanze nzibereke neza aho ngaho nari maze gucayukana na motari mubwira ati okay ngenda hageze, mbonda mwishyura mpita ngira gute nimanukira. Sorry gato. Abantu rero musanzwe muzi izo filime nyarwanda, abantu mureba filime nyarwanda, izo karitsiye murazizi cyane. Ako gapangu noneho ko mukazi kurushaho, kubera ko kagiye kagaragara muri filime nyinshi cyane zabaye popular. Niyo location ya mbere twagombaga guheraho.
turakinira muri location ebyiri, niyo location ya mbere tugomba guheraho, ni nayo location iri hafi abakinnyi bose bashobora guhita bahuriraho bwa mbere na mbere, tukiinforma, hanyuma tugahita tujya buri wese kuri set ari buze gukoreraho, hanyuma aho buri wese byakenewe bakagenda bamuhamagara kuko location ziraturanye. Sasa rero naje kwisanga ndi uwa mbere kuri seti, ndavuga ati reka nicare hano mu nguni buri wese uri buze yinjira mubona kabisa mubereka aho ngaho. Uriya twahereyeho ni Mado, uyu nguyu ni Mama Shema na cameraman wa mbere, nibo bantu bankurikiye mu kugera kuri seti. Araza aransuhuza arambaza ati igihungu cyanjye yewe ni mama wanjye, ndamukunda cyane kabisa, kandi nawe arankunda. Uwo bamwita cameraman, uwo bamwita Okonko, muramuzi, uwo n'ubundi mu cameraman. Abantu hano kuri seti bari bamaze kuhagera kuko nakatinzeho gatoya, nza kongera gusubizaho kamera, akazi karimbanyije kuko tayari ahangaha shoot yari yamaze gutangira, imaze n'akanya kanini cyane itangiye. Nk'uko mubibona hano ni hanze bagiye gukinira, kumva ni hanze bagiye gukinira. Uwo ni wa cameraman naberetse, uriya n'uwundi, uriya ni Mama Niyori uri kureba hariya. Sasa natwe twari tugeze kuri set aho dukinira, uwo ni mama wanjye kabisa, twari tumaze kwambara tugiye kwitegura gukina. Mama wanjye turakundana, tuba turi gukina kabisa ahantu hose duseka. Iyo umumama ndamukunda bya danje, ndamukunda bya tarpe, kandi nawe arankunda ndabizi. Sasa rero twari turi gukina, ndamubwira ati tugende rero tugiye gukina, dore bari baraduhamagaye, kamera zipanze hariya ari twe zipangiye. Aho ngaho twari turi kugenda twerekeza ahagana mu gikari, niho kamera zari zisetinze. Mama wanjye agenda ntero tujuga ambwira ati rero ngiye buriya nakubasha turi 80 ufite ntabwo twananira. Nyamara kumubwira ko twari turi gushutinga, dore reaction yagize, reka uzurebe aho ngaho niyo mubwiye ngo turi gushutinga ahita gayiwaruhisha muri abana babiri. Sasa rero abo ngabo ni abakameramani, turabona ko bari standby, bari tayari. Aho ngaho uwo ni Korodina uriho agapira k'umuhondo n'iganza, iyo ngofero itukura babita Yves Rwego, ubita Dr Manzi. Sasa rero aho ngaho nshaka kubereka uwo tuzi nka Mama Shema na Papa Shema ndetse na Aline, dore ngabo nguko kabisa story ziba zisunika kuri seti. Mbibutse ko ahangaha twari twamaze gutangira. Korodina koko umufana kubi, ndamufana kabisa, aransetsa iyo turi kuri seti ari gukina, mba nasetse, nakongera kureba filime nkaseka. Guys, ahangaha rero akazi kari kamaze gutangira, mpagarikire vlog ahangaha mbanze mbereke abakameramani uko basetinze kamera n'uburyo tugiye gukina, ubundi mbabwire ngo muzajye mwitega vlog ya buri munsi, buri ko ngiye muri shoot, aho ngiye gushutingira hose tujyane, mbereke abakinnyi bahari, mbereke mundi hari. Mukore subscribe hano kuri GITV Cenko, tujye dukomeza kubana.